Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Bantu b'Imana aho muri hose, Imana ibaha umugisha. Ni mwene so abana bakize Shadrake, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mwuka Muziranenge atuyobore. Amagambo tugiye kwerekezaho aravuga ngo intambwe umukristu adakwiriye gutera. Isomo twibandaho riboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 28. Dusomye muri icyo gice umurongo cyane wa 3 kugeza ku wa 7, haravuga ngo ariko Samweli yari yarapfuye. Abisirayeli bose baramuririra, bamuhamba mu mudugudu we i Rama. Kandi Sawuli yari yaraciye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi muri icyo gihugu. Bukiye Abafilisitiya baraterana, baraza bagerereza i Shunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose bagerereza i Gilibowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya, aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli ahera ko agisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli ahera ko abwira abagaragu be ati nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Abagaragu be baramusubiza bati hariho umushitsikazi kuri Endori. Imana ihire gusomwa kw'ijambo ryayo. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza, Imana igumana imbabazi iteka ryose, Imana itinda kurakara, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimira uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe. Wugurure imitima yacu, riduhugure, maze tubone intambwe umukristu adakwiriye gutera. Tugusabye umugisha mu izina rya Yesu, amena. Gendera mu muco ngumenye urukundo
intambwe umukristu adakwiriye gutera. Iyi nkuru tuyitegereje neza irimo amagambo menshi aduhugura. Sawuli niwe wabaye umwami wa mbere wa Isirayeli, nyamara nubwo yatangiye neza yashoje nabi. Mu ijoro ribanziriza urupfu rwe yakoze icyaha kiruta ibyo yakoze byose akiri muzima. Uko byatangiye, Bibiliya iravuga ngo Samweli yari yarapfuye. Iri ni ijambo rigaragaza uko Isirayeli yari ihagaze, kuko tubona benshi mu bahanuzi n'abanditsi ibitabo by'amateka bavuga umuntu wari ukomeye mu by'umwuka, bakavuga ngo kandi mu gihe cye cyose Abisirayeli bashakaga Uwiteka, amaze gupfa basubira inyuma. Ibyo tubibona ko byavuzwe kuri Gideyoni, ko amaze gupfa Abisirayeli basubiye inyuma, ahubwo n'abana be ntibamwitura ibyiza yabagiriye, ahubwo bica n'abana be Abisirayeli, kubisha abana be 70. Mu gihe cya Samweli Abisirayeli bashakaga Uwiteka, niwe wabamenyeshaga ijambo ry'Uwiteka igihe ryari ingume, nkuko tubibona mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3 ku murongo wa 1. Niwe wahoshaga imbaraga z'abanzi, kuko iyo baterwaga yabatabarizaga Imana, maze Imana ikabatabara. Yari umwungeri wa Isirayeli, yari umucamanza mwiza, kandi igihe cye cyose cyaranzwe n'amahoro. Ariko arapfa. Rimwe na rimwe abo twishingikirizagaho barapfa, maze tugashoberwa. Aka kaga kaje amaze gupfa, urupfu rwe, kuba adahari nk'umujenama, kuba adahari nk'umuhanuzi. Umurongo wa 4 uravuga ngo bukeye Abafilisitiya baraterana. Muri ibyo bihe Sawuli yari yarateye intambwe ikomeye mu iyobokamana, akurikiza ibyanditswe, maze yirukana abapfumu, abarozi, abacunnyi, abaraguza n'abandi bakorana n'imyuka mibi bose. Nta gushidikanya yari yaragendeye ku nama yahawe na Samweli. Samweli yarapfuye. Umurongo wa 4 urambwira ngo bukeye Abafilisitiya baraterana, baraza bashinga inkambi ya gisirikare ahitwa Ishunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose bashinga inkambi ya gisirikare iGilibowa. Ariko Sawuli abonye ingabo z'Abafilisitiya uko zimeze, aratinya, umutima we urakuka. Amasezerano y'Imana niyo adukura mu bwoba. Imana yari yarababwiye ngo nzohereza amavubi abagenda imbere, ntimuzarinda kurwana. Yosuwa abwirijwe n'Uwiteka yari yarababwiye ngo umwe muri mwe azaja yirukana 1000. Nyamara intambwe Satani atera adutsinda nuko tubiba mu ubwoba. Ubwoba ni impano mbi iva kuri Satani, ihungabanya ibitekerezo byacu. Satani akorera mu isi y'umwuka, naho twe tuba mu isi y'ibifatika. Rero kugira ngo atwinjiremo, akoresha isi y'ibifatika turebesha amaso, maze ibitekerezo byacu akabibibamwo igihu cy'ubwoba, maze akaba dusanze muri yasi turimo y'ibifatika, akatugerageza. Maze Sawuli, nk'uko Abakristu benshi babigenza iyo bahuye n'ikigeragezo, Sawuli ahera ko agisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Agisha Uwiteka inama, ariko yarazi uburyo butatu Imana isubizamo. Ni mu nzozi, ni Urimu na Tumimu, y'amabuye abiri abatambyi bambaraga mu gituza agaragaza ubushake bw'Uwiteka, cyangwa se gutuma abahanuzi. Cyakora Uhoraho ntiyasubirizaga muri zo nzira 3 gusa, kuko Uhoraho afite inzira 1000. Kuvuga 1000 nuko zirenze iz'abantu bibwira. Hari icyigisho numvise umuntu avuga ati Imana amasengesho yacu ifite ibisubizo 3: ni yego, ni oya, ni tegereza. Ariko nsomye muri Bibiliya, nsoma isomo rivuga ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi,
niko inzira zanjye zitaruye izanyu. Imana ifite inzira nyinshi, ibihumbi n'ibihumbi isubizamwo amasengesho yacu. Sawuli muri izo nzira eshatu yatekerezaga, ntayo Uwiteka yahisemo gukoresha. Biragaragara neza yuko Sawuli atigeze asenga n'umutima we wose, n'umutima wicisha bugufi. Tubona umwami w'umunyabyaha, w'umugizi wa nabi, w'umwicanyi ruharwa witwaga Ahabu, amaze kwica Naboti n'umuryango we, amaze kumwongera ku maraso yamennye, agendeye ku nama za Yezebeli mubi wari warisha abahanuzi b'Imana. Yari umuntu ukwiye kuba igicibwa rwose, n'amasengesho ye ntagere n'imbere y'Imana. Ariko Bibiliya iravuga ngo yicisha bugufi yambara ibigunira, ngo maze Uwiteka abwira Eliya ati ntureba ko Ahabu yicishije bugufi? Niba n'amasengesho ya Ahabu Imana yarayumvise, wa mwicanyi ruharwa, wa mugizi wa nabi rwose, wa mugome w'inkoraruguma, wa muntu wari wifatanije na Yezebeli, wa mugore mubi w'umugizi wa nabi, niba amasengesho ye Imana yarayumvise, mbese muvandimwe urashidikanya ko Imana yakumva amasengesho yawe iyo wicishije bugufi? Sawuli ntabwo yicishije bugufi n'umutima wose. Imico ye yari imico ihindagurika cyane. Umutima we wari wuzuye ishyari n'urwango, kandi Imana ntibasha gutura mu mutima wuzuye ishyari, wuzuye urwango. Sawuli ikigaragaza ko atashatse Uwiteka n'umutima we wose, nuko muri izo nzira eshatu gusa yabonye Imana itamusubije, ahita atera intambwe ibabaje cyane umukristo adakwiriye gutera. Umurongo wa 7 uravuga ngo Sawuli aherako abwira abagaragu be ati nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Ntabwo yiyirije ubusa, ntabwo yambaye ibigunira, ntabwo yicaye hasi ngo atakambira Uwiteka Nyirijuru. Haravuga ngo agisha Uwiteka inama, Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza. Aherako abwira abagaragu bati nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Hano hari ijambo ribabaje. Intambwe yo kujya kubaza, intambwe yo kujya kuraguza, intambwe yo kujya gucunisha, intambwe yo kujya mu bapfumu yari ibabaje cyane. Bari bafite ibitabo bya Mose, bari bafite amategeko 10, kandi bari bazi neza ko Imana igenza uko ishaka. Igihe Dawidi yari mu kaga, yacumuye ku Uwiteka, yaravuze ati ngaho se Mana, intama zawe z'Abisirayeli zirazira iki? Naba ari njyewe ibyago bibaho. Isengesho nk'iryo ryo kwizinukwa Sawuli ntiyarigize. Ikindi, Sawuli yabaye neza nk'uyu mwami mubi dusoma mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice cya 28. Igice cya 28 umurongo wa 22 haravuga ngo umwami Ahazi mu gihe cyo gushoberwa akabya gucumura ku Uwiteka. Igihe cyo gushoberwa ni cya gihe cyo kwiyiriza ubusa no gusenga no kwambara ibigunira no kwisiga ivu no kwigaragambya no gutabaza Imana, ya Mana y'ibambe n'imbabazi, ifite kugira neza kwinshi, igumanira abantu imbabazi iteka ryose, ya Mana itinda kurakara, ya Mana irangwa n'impuhwe, igihe cyo kwitabaza no kuyinginga no kwizinukwa. Ariko umwami Ahazi ngo mu gihe cyo gushoberwa we yakoze iki? Yakabije gucumura ku Uwiteka. Bya bindi bita gukorombereza, nicyo inshuti za Yobu zamwoshaga ngo noneho niba Imana itagukijije ihakana Uwiteka wipfire. Mwihakane, umukorombereze, maze umujinya we wiyongere agere ku rwego akwica. Nshuti muvandimwe, reka igihe cyo gushoberwa, igihe tudafite ahandi twerekeza amaso, tuzatakambira Uwiteka maze atera intambwe ibabaje. Nawe mu gihe cyo gushoberwa ku byaha yakoze, bavandimwe,
bantu b'Imana, ntibisanzwe ko benshi mu gihe cyo gushoberwa batera intambwe ibabaje nk'iya Sawuli. Biteye akaga ko iyo dushobewe noneho turushaho gucumura. Muvandimwe, nushoberwa ntibizagutere kwiba, ntibizagutere kuraguza. Nushoberwa ntibizagutere kunywa inzoga no kwiroha mu businzi. Mu gihe cyo gushoberwa ntibizagutere kwiroha mu busambanyi. Mu gihe cyo gushoberwa ntibizagutere kwandavura, ahubwo uzakomeza ube imbere y'Uwiteka. Ni Imana y'ibambe n'imbabazi, ifite kugira neza kwinshi, igumanira abantu imbabazi iteka ryose, itinda kurakara, kandi imbabazi zayo zihoraho iteka. Mu gihe cyo gushoberwa uzishire mu maboko y'Uwiteka. Imana ikura mu kaga mu kanya. Imana itabara mu kanya gato, idaciye mu nzira za kimuntu, ahubwo iciye mu nzira natwe tutazi. Ibasha kutunyuza inzira tutazi. Mu gihe cyo gushoberwa ntukave ku Uwiteka. Nuko Sawuli mu gihe cyo gushoberwa aherako abwira abagaragu be ati, nimunshakire umushitsikazi, umupfumu, njye kuraguza, njye kumushikisha. Umurongo wa 7b uravuga ngo abagaragu be baramusubiza bati, hariho umushitsikazi kuri Endori. Aha hantu naho harimwo nkete ikomeye, harimwo ikibazo. Uyu murongo wa 7b uvuga ngo abagaragu be baramusubiza bati, hariho umupfumu, hariho umushitsikazi muri Endori. Birababaje. Abagaragu be ni bande? Abagaragu be harimo abagaba b'ingabo, harimo abatware b'intebe, harimo abaziritsi ba vino, harimo abashashi. Abagaragu b'umwami ni bya byegera bye, b'abantu bakomeye, b'abajenama be, b'abandi bamuba hafi, b'abantu b'ibihanyazwa, b'ibikomerezwa mu ngoma muri leta. Baramubwira bati, hari umushitsikazi muri Endori. Mwibuke ko mu Kuva 22:17 bari bafite itegeko rivuga ngo umurozikazi ntuzatuma abaho kuko yanduza igihugu. No mu Balewi 19:31 havuga ngo, ntimugahindukirire abashitsi cyangwa abapfumu, ntimukabashikishe, ntimukabaraguze ngo mubyiyandurishe, nduwiteka. Bari bazi amategeko y'Uwiteka, amategeko akomeye, amategeko yamagana gukorana n'imyuka mibi. Aya mategeko bari bayazi. Ariko abagaragu be, kugira ngo tubyumve neza, babatware b'intebe ba Sawuli, babagaba b'ingabo ba Sawuli, babandi bamutwaza intwaro, babandi babajenama be ba hafi, bari bazi ahari umushitsikazi. Sawuli iri somo ryavuze ngo yari yaraciye abashitsikazi n'abahanzweho imyuka mibi mu gihugu. Ariko igihe yabacaga, igihe yabarimburaga cyangwa igihe yabirukanaga mu gihugu, aba batware be, bamwe mu bayobozi be, hari uwo bakingiye ikibaba kuko nabo bajaga kuraguza. None babwiwe n'iki ko uyu mushitsikazi batamuranze igihe Sawuli yabacaga, igihe abarimburaga, igihe abirukanaga, agakomeza kuhihisha, nabo bakaba bahazi ariko bataramuri imbuye. Bajaga kuraguza rero. Bari bazi ahari umushitsikazi. Ubwo Sawuli yabarimburaga abashitsikazi, baramukingiye. Ninde wamurangiye aho aja kuraguza? Ni abatware be, ni abajenama be, ni ibyegera bye, ni babayobozi begeranye bakomeye muri leta ye. Ibi nabyo birababaje. Birababaje cyane niba wasanga hari uwiyita umupasitori ariko azi aho baraguriza. Niba hari uwiyita umubishopu ariko ugasanga azi aho baraguza, aza hari umupfumu, aza hari umushitsi ushika abantu. Birababaje niba wasanga uwitwa mwarimu w'ishuri ry'urusengero
waba azi aho baraguriza ahaba umucunnyi. Birababaje niba wasanga hari umukristu, hari umuririmbyi, hari umudiyakoni, hari umuhereza mu nzego zose z'amadini n'amatorero. Birababaje ko haba hari umuntu ufatiye Bibiliya ariko nyamara akabazi ahantu hari umupfumu, hari uraguza. Kuba wabaza uti muri korale uti nyabuna nta muntu wandangira hari umupfumu, umuntu agahita gukurura ati uyobewe yuko aha naha kwa runaka uhanyuze hepfo yaho hari umupfumu. Birababaje cyane muri iki gihe ubupfumu, kuraguza, guterekera bimaze iminsi byamamara ku mbuga nkoranyambaga, birimo guhabwa ijambo. Birasa n'ibitagiteye isoni. Bavugira kuri radiyo ko birukana inyatsi, bakubwira ko bakwereka uwakurogeye, bakubwira ko barakumenyesha ibizakubaho, bakubwira ko bagufasha kubona umugabo, kubona umugore, kubona ubukire, kubona akazi. Abo bapfumu, abo baraguza, abo baterekera si umugambi w'Imana. Mu Balewi 19:31 haravuga ngo ntimugahindukirire abashyitsi cyangwa abapfumu, ntimukabashikishe, ntimukabaraguze ngo mubyiyandurishe. Uwiteka, Uwiteka niwe wabivuze, sinjye ubivuze, n'Uhoraho Imana yaremye ijuru n'isi. N'ubu yitegereza isi, yitegereza amatorero yose, yitegereza abiyitirirwa Kristo bose, ibitegereza ku manywa na nijoro. Yatangaje ngo ntimukabahindukirire. Muri ibi bihe, mu bihe byo gushoberwa, tuzakabye gucumura nka Ahazi, tuzatera intambwe ibabaje nka Sawuli, ahubwo uzatabaza Uwiteka. Birababaje niba hari uwiyita umushumba mu by'iyobokamana ariko akaja kuraguza, agakorana n'imyuka mibi. Niba hari uwiyita apotre, niba hari uwiyita profete n'andi mazina menshi akomeye ntashobora gusesengura muri uyu mwanya, niba hari uwiyita dikoni, niba hari uwiyita arikibishopu n'andi mazina yose, niba hari uwiyita umuririmbyi, niba hari uwiyita dirija, ariko utera intambwe akaja kuraguza, Imana itugirire neza cyane. Intambwe ibabaje cyane Sawuli yateye niyo kujya kuraguza. Ntugashikishe, ntugahindukirire abashitsi, ntugahindukirire abapfumu, n'Uwiteka wabivuze, ntukabyiyandurishe. Muri ibi bihe benshi cyane banditse ibitabo by'ubupfumu, banditse ibitabo byo kuraguza. Benshi cyane bagiye batanga amatangazo y'aho bakorera. Iyo ni indiri ya Satani, ibyo ni ibiro bya Satani. Tuzabyerekezeho, kandi nuhanyura tuzahagarare ngo ushungere cyangwa ngo ugire amatsiko y'ibiberayo, kuko ni mu biro bya Satani, ni mu ndiri ya Satani. Ntabwo Imana ihari kandi ntishaka umwana wayo werekeza muri izo nzira. Imana itugirire neza, Imana iturinde abo bagizi ba nabi, abo bakozi ba Satani. Imana ibaturinde. Imana ifite kugira neza kwinshi. Nasomye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 umurongo wa 9. Igihe Sawuli yari amaze kwimikwa, haravuga ngo umurongo wa 9 ngo nuko agiteruka aho Samweli yarari ahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Iryo ntindaho Imana imuha umutima mushya. Niwe inkuru yamamaye ngo mbese bibaye bite kuri mwene Kishi? Mbega Sawuli nawe yari mu bahanuzi. Sawuli Imana yari yaramuhaye undi mutima mushya, umwuka w'Imana aramwuzura. Ariko amagambo aca intege guhera mu gice cya 18 n'igice cya 17, igihe Dawidi yatsindaga Goliyati, igihe Dawidi yasingizwaga na rubanda, igihe bamuririmbaga. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18 umurongo wa 9 haravuga ngo uhereye uwo munsi Sawuli akaja mureba areba Dawidi ijisho ribi. Umurongo wa 10 uhise ukurikiraho. Umurongo wa 9
uvuze ngo uhereye uwo munsi Sawuli akaja areba Dawidi ijisho ribi. Umurongo wa 10 biratangaje ko ahise ukurikiraho uvuga ngo bukeye umwuka w'Imana wamuvuyeho cya gihe yatangiye kureba Dawidi ijisho ribi, maze umwuka mubi aba ariho umwuzura. Ni kuki yari atakivugana n'Imana? Nuhereye igihe yatangiye kureba umuvandimwe we ijisho ribi, ijisho ry'ishyari, umutima w'ishyari, umwuka wera ahita kuvaho. Umwuka wera aragenda, maze haza umwuka mubi atangira gusara. Ishyari ni akaga ridutandukanya n'Imana kandi riha Satani amarembo, kuko uhereye kera niwe se w'abanyeshyari bose n'abicanyi n'abagizi ba nabi. Impamvu ya mbere atarakivugana n'Imana nuko umwuka w'Imana yamuvuyeho bitewe nuko yari umunyeshyari. Muvandimwe, wirukana ishyari mu mutima wawe, maze usigara ureba abantu Imana yaremye ubarebe neza. Ntiyumviraga Imana. Nicyo ni icya kabiri. Igihe Imana yibukaga Abameleki, bwa bwoko bucumura kandi butari bukibasha kuzahindukira rwose, ba bandi babonye Isirayeli agicika Abanyegiputa bakiva muri Egiputa ari abanyantege nke, ari abashonji, ari abasuhuke bari kuva muri Egiputa ari impunzi, akajya kuzitangira ngo azice. Aho kubasanganiza imitsima akabasanganiza inkota, Uhoraho byaramubabaje. Niyo mpamvu yavuze ati, nibutse ubugome bw'Abameleki. Bari babi, kwibwira kwabo kwari kubi iteka ryose. Na Yesu yaciriyeho iteka abameze batyo, aho yavuze ngo umwami azabwira abari ibumoso bwe ati, nimumve imbere mwabivume mwe, sinigeze mbamenya. Bati, none se ni ryari? Ati, nari nshonje ntimwangaburira, nambaye ubusa ntimwanyambika. Bati, noneho ni ryari? Ati, igihe mutabikoreye umwe muri bene so, ninjye mwari mwanze kubikorera. Imana ntiyishimira abafite ubugizi bwa nabi bwo gukandagira abakene, bwo kubamira bunguri, bwo kubamara mu gihugu. Ahubwo Imana ishaka ko twese dufataniriza hamwe, tugasaranganya, tugafatanya. Imana itugirire neza cyane. Sawuli aho kurimbura abameze batyo yarabarokoye, yabaye umugambanyi, yagambaniye itorero. Bariya bariho riri mu itorero. Munibuke yuko Hamani, wa wundi washatse kurimbura Esiteri na Moridekayi n'Abayuda bose, yari umwagagi ukomoka kuri Agagi. B'Abameleki bamwe mu bo Sawuli yasigaje atarimbuye, bakomeje kugirira nabi itorero. Maze Sawuli ibi bintu bibiri byamutandukanije n'Imana, maze ajya gushikisha, atera intambwe. Nimumurebe, tumukurikira agenda, ajya gushikisha, ariyoberanya. Ariko arangiwe na bamwe mu bagaragu be, nk'uko umukristo umwe ariko w'ikinyoma uri mu itorero arangira mugenzi we atahanaha, barashika bararaguza. Nk'uko umuririmbyi aja gusaba ijwi ryiza, nk'uko bamwe mu biyita abakozi b'Imana bajya kuraguza no gusaba izindi mbaraga z'abadayimoni, maze ngo ari gusenga ngo akora ibitangaza, ngo yirukana inyatsi, naho akorana n'imyuka mibi, yakora ku bantu bakagwa. Iyo myuka mibi, ubwo bujura, ubwo buhendanyi bakora, akagira itsinda bavugana, maze itsinda ririmo abantu b'abateka mutwe bicaye bari gucumbagira. Yavuga ati, hari umuntu ukize, ukabona umuntu ahise ahaguruka arasimbutse. Imana turinde gukorana n'imyuka mibi n'ubuhendanyi bwose. Maze tugaruke kuri Sawuli umurongo wa 8. Sawuli hariya ku murongo wa 8 mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 28 umurongo wa 8, ngo nuko Sawuli ariyoberanya, yambara indi myambaro, ajana n'abagabo babiri, baja kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze nshikishiriza umwuka uguhanzeho, unzurire uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati, nkuzurire nde? Bishoboka ko babanje baje impaka,
kuko uyu murongo wa 9 uvuga ati ntabwo uzi ibyo Sawuli yakoze, ntabwo uzi ko baduciye, ntabwo uzi ko nihishe. Wenda kuko yiyoberanije bigaragara ko atari yamenye ko ari Sawuli. Ikindi bigaragara ko yari amubonye abona iyo sura n'inshya, abona ntabwo ari mu basanzwe bamuzaho. Aramubwira ati ntabwo uzi ko yarimbuye abafite imyuka mibi bose akabaca mu gihugu, none kubera iki uri kunshira mu kaga? Bishoboka ko baganiye umwanya munini, maze umurongo wa 10 ngo Sawuli amurahira ku Uwiteka ati nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Mbega irindi jambo ribabaje, bigera nubwo barahira izina ry'Imana, izina ry'Uwiteka. Ni ryari dukwiriye kurahirira abasambanyi ko batazahanwa? Ni ryari dukwiriye kurahirira abajura ngo tubemeze ko batazahanwa? Ni ryari dukwiriye kurahirira abapfumu ngo tubabeshye ko batazabihanirwa? Birababaje ko umuntu ujijutse abwira undi ati humura ntacyo bizagutwara, iki cyo ntabwo ari icyaha. Benshi biyemeza kuzitambika inama z'itorero ngo zidahana abakosheje n'abatambikiriye. Benshi basezerana kuzitambika inama z'ubutegetsi ngo zidafata ibyemezo. Akamubwira ati humura rwose, ninde se waguhana? Iriya nama nzaba nyirimo, humura ntawe uzaguhana mpari. Sawuli amurahirira izina ry'Uwiteka ati icyo cyo ntuzagihanirwa. Benshi basezeranira abanyabyaha bagenzi babo ko bazabitambikira, ko nta myanzuro bazafatirwa, ko nta byemezo bazafatirwa. Bagafatanya ubujura ati humura nibiza mu nama nzabikubitira hareba inzega, ntabwo nzatuma kijya ku murongo w'ibyigwa. Humura. Imana iturinda abajenama bameze batyo, iturinda abayobozi bamera batyo, iturinda uwo ari we wese wamera gutyo, yishingikirije umwanya ariho maze ngo asezerane ubupfu bwo kuzitambikira umunyabyaha, umugizi wa nabi, uzanye ubugome, ubugizi bwa nabi ngo ntabuhanirwe. Sinzi uko bari bicaye we n'uyu mushitsikazi, we n'uyu mupfumu, ariko kuko hari nijoro ubwo hari mu mwijima. Maze uwo mugore aramubwira ati none nkuzurire nde? Benshi bemera ko dufatanya ibyaha kubera ko tumaze kubasezeranira ko batazabihanirwa. Umurongo wa 12 igihe Sawuli yari amaze kumubwira ati nzurira Samweli. Umurongo wa 12 ngo ariko umugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga, abaza Sawuli atumbeshe yiki kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati humura mbwira icyo ubonye. Umugore ati mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli aramubaza ati arasate? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Maze Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Hano harimo ikintu gikomeye. Bishoboka cyane ko uyu mugore atari yiteze, atarazi bigiye kuba. Wenda yari afite amayeri akoresha muri uko gushikisha. Hari igihe abashaga kuraguza, yoherezaga kana aho inyuma, cyangwa nawe akaja inyuma agahindura ijwi bitewe n'ibyo yabajije maze akavuga. Ariko uyu mugore we yabaye agitangira bwa bupfumu bwe, ahubwo arikanga abonye bibaye, kuko turabona ko yahise atera hejuru, nawe bigaragara ko atarabyiteze. Ahubwo Imana yempereye imbaraga z'umubi, kuko mwuka w'Imana yari yabavuyeho. Satani wa wundi ufite imbaraga zo kwihindura nka marayika w'umucyo niwe wiyeretse uwo mugore, maze umugore nawe biramutungura. Burya abapfumu bafite andi mayere bakoresha, abamaji bafite andi mayere bakoresha, ariko uyu we yatangiye ya mayere yakoreshaga, ahubwo atungurwa n'ibibaye, abona bibaye byo. Ikidayimoni kiramwiyereka, ariko Sawuli we ntiyakirebye, kuko yabajije uwo mugore ati humura mbwira icyo ubonye. Umugore ati ko mbonye umusaza, ko mbonye Imana izamuka isa n'umusaza witeze igishura. Maze Sawuli ati uwo ni Samweli da, byanze bikunze uwo ni Samweli. Maze
icyo kidayimoni kigize Samweli gihita gitangira kuvuga ijwi. Ikigaragaza ko ari dayimoni ni uko Satani afite imbaraga zo kwihindura na marayika w'umucyo. Uyu mugore yaratunguwe. Imana yemereye umwanzi kwishushanya na Samweli, maze amuha inkuru y'incamugongo ivuga ngo ejo uzapfa. Nta nkuru nziza n'imwe ubasha kuzakura mu bapfumu, kandi abapfumu baca amafaranga, batwara imitungo. Nigeze kumva agatekerezo k'umubyeyi mu bihe by'intambara yari ikomeye, baragiye kurwana, abahungu be baragiye ku rugamba. Mu bihe by'intambara abasirikare benshi barabura, abandi bagafatwa bagafungirwa iyo bagiye kurwana, benshi barabuze, maze umuhungu we ntiyagarutse. Uyu mubyeyi abwirwa ko umuhungu we ikimine cyamuturikanye agapfa, maze kuko yakundaga umuhungu we, maze yumva ahantu hari umupfumu ngo ubasha kumuzana mukavugana. Abapfumu bakorana n'imyuka mibi, maze uyu mubyeyi ajayo bakajya bavugana, amwereka ko ari umuhungu we, bavugana bakaganira, ndetse ngo byageze ku rwego bajya bavugana amaso ku maso barebana bakaganira. Ati se wapfuye ryari? Ati napfuye igihe iki n'iki. Intambara ari imeze ite? Akamubwira. Nuko uwo mugore atangazwa nuko ngo uwo muhungu we bavugana, maze baratandukana. Yagaruka agatanga amafaranga, maze wa mupfumu ngo akamuhamagarira umuhungu we bakongera bakavugana. Naho ni dayimoni. Haciye igihe cy'imyaka 2, wa mugore amafaranga yaramushizeho ngo ari kuja kuvugana n'umuhungu we bahujwe n'umupfumu, maze agiye kubona abona abasore b'abasirikare 3 bahagaze imbere y'inzu ye bari gukomanga. Maze akinguye abona muri ba basore harimo umuhungu we, maze umugore atera hejuru aramubaza ati none kuje hano bibaye bite? Aho nagusangaga kubera iki atari hugumye ngo nje mpagusanga? Umusore ati se wansangaga he? Ati se n'ejo ntitwavuganaga hariya ku mupfumu aha n'aha. Umusore aramubwira ati mama, nari narafungiwe mu gihugu cya kure, maze y'imyaka 2 baradufunze, none baturekuye muri iki cyumweru, nibwo twaje, sinigeze mpfa, ndi muzima, Imana yarandinze. Maze umugore ati se ko nazaga tukavugana duhujwe n'umupfumu? Umusore ati mama, nibwo mvuye mu gihugu cya kure, nibwo baturekuye, none baduhaye uburenganzira bwo kuza gusuhuza no kwiyereka imiryango yacu, ntacyo nigeze mba, ndi muzima. Uwo mugore yamenye ko wa mupfumu ari abadayimoni yakoranaga nabo, bakigana ijwi ry'umuhungu we, bakigana ishusho y'umuhungu we, bakamumaraho amafaranga, kandi umuhungu we ntacyo yabaye akiri muzima. Bavandimwe, dayimoni zikenesha abantu, abapfumu bakenesha abantu. Uyu nguyu wigize Samweli ariko ari umudayimoni, nta nkuru nziza yahaye Sawuli, kuko umunsi wakurikiyeho igihe Dawidi yarashiditse urugamba ari kurwanira Isikuragi, ari kurwanya Abameleki bari baje gutwika Isikuragi, ari gutsinda, ari kubona iminyago myinshi, Imana iri kubana nawe, bari kuzana iminyago bagatsinda. Uwo munsi Dawidi yari mu majepfo mu birometero bisaga nka 80, n'ingabo ze bari kugarura iminyago, bari gutsinda abagizi ba nabi b'Abameleki. Naho Sawuli, ingabo z'Abafilisitiya zari ziri kumuribata rwose, bigera ubwo ahunga za burende z'Abafilisitiya, ahunga amagare y'intambara y'Abafilisitiya. Abisirayeli bagerageza kwisunga umusozi wa Gilibowa, abariho barwanira ngo bahunga amagare y'Abafilisitiya, ariko intambara ziramukomerana cyane, kugeza ubwo Sawuli yapfuye yisogose. Birababaje. Sawuli yaguye ku rugamba, yatsinzwe mu gihe Dawidi umuntu w'Imana we yarari gutsinda. Izi ntambara zisa n'izabereye umunsi umwe cyangwa mu gihe cyegeranye cyane rwose. Dawidi yarari gutsinda Abameleki, ari kubarimbura, Imana iri kumwe nawe.
mu majyaruguru mu birometero bisaga 90, Sawuli nawe ingabo z'Abafilisitiya ziri kumuribata ari gutsindwa. Dawidi yatabarutse amahoro kuko yisungaga Uwiteka. Sawuli apfa yiyahuye yisogose, maze igihanga cye n'intwaro ze babishira mu nzu ndangamurage, babishira mu ngoro y'ikigirwamana, ngo ab'igishungero cy'abapagani, ab'igishungero cy'abatubaha Imana. Mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 10 umurongo wa 13, igihe berekezaga ku rupfu rwa Sawuli, bavuga uburyo bafashe intwaro ze bakazishira mu ngoro y'ikigirwamana n'igihanga cye bakakimanika mu ngoro ya Dagoni. Imana izaturinde kuba iminyago ya Satani. Imana izaturinde ko amazina yacu aba mu gitabo cya Satani, aho yandika abo yatsinze. Umurongo wa 13 uravuga ngo, uko niko Sawuli yatanze azize gucumura, yacumuye ku Uwiteka kuko atitondeye ijambo ry'Uwiteka, kandi kuko yashikishije umushitsi ngo amuhanuze, ntahanuze Uwiteka. Nicyo cyatumye amutangisha ubwami akabugabira Dawidi mwene Yesayi. Ibyaha cyarimbuye Sawuli ntiyitondeye ijambo ry'Uwiteka, ryarindi ryo kumara Abameleki. Aho kurwanya abanzi b'Imana, yarabirindutse arwanya abagaragu bagenzi be, arwanya Dawidi. Aho kurimbura Abameleki, ntiyitondera ijambo ry'Uhoraho, ahubwo arabarokora. Ariko kugeza icyo gihe n'ubundi yaragishobora kubona imbabazi ku Mana, ahubwo yaciriweho iteka burundu kuri rya joro ribanziriza urupfu rwe, kuko babyongeyemo ngo, kandi kuko yashikishije umushitsi ngo amuhanuze, kuko yateye intambwe ibabaje mu gihe cyo gushoberwa akajya mu bapfumu. Muntu w'Imana, Imana ikugirire neza mu bihe byo gushoberwa, mu bihe by'akaga, naho wumva ko Imana itari kukumva. Burya Imana iratwitegereza, ibera hose icyarimwe, kandi ntiyananiwe kumva. Twihana ibyaha byose, tutakambira Uhoraho azatwumva. Ariko ntuzatere intambwe ibabaje yo kujya mu bapfumu, yo kujya gushikisha, yo kujya kuraguza, yo kujya mu bacunnyi. Uzirinde gutera iyo ntambwe, kuko niyo ntambwe ya nyuma yarimbuye Sawuli. Iyo ni intambwe umukristo adakwiriye gutera. Igihe kuri YouTube, igihe ku zindi mbuga nkoranyambaga, bashimitse cyane bamamaza ubupfumu, bamamaza kuraguza, bamamaza gukorana n'imyuka mibi ya Satani, gukorana ngo n'abapfuye kera, ngo abakurambere. Muvandimwe, natwe duhaguruke twisunga Uwiteka. Mika igice cya 4 umurongo wa 5 haravuga ngo, kuko ubwoko bwose buzagendera mu izina ry'ikigirwamana cyabwo, natwe tuzagendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu iteka ryose. Icyo nicyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amena. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa, nubwo ari we byari bigendereye. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro.